Yesu ashimwe. Reka nongere nsuhuze abakurikira urujijo Imfura TV. Uyu munsi ndashimira Imana, noneho ntabwo ndi njyenyine, nabonye umuvandimwe nanamwakira ku rujijo Imfura TV. Witwa nde? Wabwira abakurikira urujijo Imfura TV? Murakoze abakurikira Imfura TV, nitwa Senzira Karutusi. Ngaba narumvishe ubutangahamwe bw'umuvandimwe, inyigisho z'Imana ashira ku murongo Imfura TV. Ngaba narazishimiye, abigisha ijambo ry'Imana, ariko n'ubundi ijambo ry'Imana ryiza, numvise inyigisho zimeze neza. Niyo mpamvu nanjye amatsiko byo kuza kugira ngo ndebe n'ahakorera, nanjye ndushe kumva ijambo ry'Imana mukurikiye. Murakoze. Okay, turakomeje. Uyu munsi nk'ibisanzwe ndashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana mu gice nise sobanukirwa Bibiliya. Nyine murabona ko ntari njyenyine, ariko Imana ishimwe. Uyu munsi ndashaka ko dusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 13, turahera ku murongo wa mbere tuzamuke nk'ibisanzwe. Hano umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Mu by'ukuri hari igihe abantu baha agaciro ibindi bintu byose, ariko birengagije icy'ingenzi cya nyacyo gikwiriye mu bantu twagakwiriye kugira twese, cyakatugize koko abantu b'Imana. Hano umurongo wa mbere haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Urumva hano byanga bikunda haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, naba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Urumva byanga bikunda kuba wabasha kuvuga indimi, ukaba wabasha yewe kuvuga n'iz'abamarayika, ariko nta rukundo ufite. Ngo naba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kabiri haravuga ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Urumva byanga bikunda hano barakomeza kutubwira ko urukundo ari ingenzi kurenza ibintu byose. Ngo nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Mu by'ukuri abantu twatakaje ubumuntu, nta rukundo tugifite. Abantu barikunda ku giti cyabo, aragenda akavuga ijambo ry'Imana, akabasha gukorera amafaranga, akabasha gukora buri kimwe cyose, akagera kuri buri kimwe cyose, ariko kubera yuko nta rukundo agira, ntagire icyo amarisha ibyo bintu yabashije guhabwa. Urumva hano haravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Gatatu ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Deje urumva ibi ngibi ntushobora no kubikora nta rukundo ufite. Unabikoze byo kwiyerurutsa gusa, nta kintu ngo byaba bitumariye. Ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirwishakira ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Urumva umuntu ufite urukundo ashobora kugira ibintu byose byiza bisabwa n'Imana. Mu by'ukuri umuntu ufite urukundo nta kintu atabasha gukorera umuntu, nta n'ikintu atabasha kugeraho. Urumva ngo rurihangana,
rukagira neza. Abantu twataye kwihangana, twagakwiriye kugira kwihangana tukagira neza, ngo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ikintu gihari kuri uyu munsi kinatwereka neza ko abantu bataye nta rukundo bafite, barirarira, barihimbaza, bariyemera, barikuza. Ariko urumva hano baratubwira ngo urukundo ntirwihimbaza ndetse ntirwirarira, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzakurwaho, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Mu by'ukuri abantu twirangagije ikintu gikomeye. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Hano haravuga ngo urukundo ntabwo ruzashira. Abantu bari guha agaciro, umuntu araza, yaba ari umunyabinyoma, yaba ari uw'ukuri, akumva ko afite ikintu gikomeye kurenza ibintu byose. Turi kubona abantu bari guca hirya no hino baraduhanurira ngo ejo uzaba iki, ejo uzaba iki, ejo uzaba iki, ariko ugasanga n'ubundi ikintu cy'ingenzi urukundo ntarwo bafite. Hano hari kuvuga ngo urukundo ntiruzashira, ngo guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Ibyo byose abantu barabifite, bafite guhanura, bafite kuvuga izindi ndimi, bafite kwigira abanyabwenge, ariko bakirengagiza cya kintu cy'urukundo, cyo kumva ko barita ku bandi, cyo kumva ko batariyemera, cyo kumva ko batarirarira, ahubwo bari kugira nabi. Nyamara ntibazi yuko ibi ngibi bari kwishimira gukora ngo bizakurwaho. Guhanura kuzakurwaho, kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Ngo kuko tumenyaho igice kandi duhanura igice, ariko ubw'igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ngo icyakora none tureba mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. Ngo none menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ngo ariko none hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urumva hano barakomeza bakagaruka bakaduhamiriza neza ko urukundo ruruta byose. Umutwe w'amagambo twaje uvuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. None hano Abakorinto ba mbere igice cya 13 n'ubundi umurongo wa 13 baravuga ngo ariko none hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo, ngo ibyo uko ari bitatu. Mu by'ukuri niwizera, mu by'ukuri ukiringira Uwiteka yuko azabasha kugukora buri kimwe cyose wifuza, ukagira urukundo, ngo ibyo uko ari bitatu nibyo biriho. Ngo ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Urumva uyu munsi hari kuza hakazaho abahanuzi, hakazaho bari gukora ibitangaza, hakazaho bari kutubwira kujya hirya no hirya, musenge mugire mute, ariko mu by'ukuri hano haranatubwira ngo ariko none hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Inshuti abakurikira Urujijo Imfura TV,
reka nsoreze ahangaha ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turabasoza Yego. kuri ibisara abahanuzi b'ibinyoma itandukaniro ry'umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ikinyoma. mu by'ukuri urumva n'ahangaha ubwaho Imana ishimwe waje ntazi yuko uri buze kumbaza icyo kibazo, ariko nawe ubwaho hari kukubwira ngo ariko none. Urumva ijambo none ni ijambo riri kuvuga ngo ubu ngubu were kumva ngo none ngo umuntu naza akakubaza ngo akakubwira ngo umuhanuzi naza akaguhanurira ngo urabwirwa n'iki ukuri n'uw'ikinyoma. Hano baravuga ngo ariko none, ariko ubu hagumyeho kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ibyo ni byo bihari mu by'ukuri. Naho hejuru hari kuvuga ngo naho nagira impano yo guhanura n'ibindi. Urumva byanga bikunda iby'uyu munsi nta bihari. Abahanuzi mu by'ukuri barakubiswe, bararenganijwe, bakojejwe isoni, ariko uyu munsi ibihari umuntu nugucaho akubwira, ari kuguhamura, ari kugutera ubwoba. Hano ijambo mu by'ukuri riratubwira ngo ariko none hagumyeho. Ni ukuvuga ngo igihari ni iki? Ibyo byose nta bihari, ahubwo igihari ni uko hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ariko ikiruta byose muri ibyo twagakwiriye kugira ni urukundo. Impamvu urukundo koko ni ingenzi kuruta byose, ariko hari ijambo basomye kutubwira ngo nubwo watanga ibyo ufite byose ukabifashisha abakene, gutagira urukundo mutacu byaba bimaze. Nabwirwa n'iki ko umuntu yabikorera ibyo afite urukundo cyangwa atarufite? Imana ishimwe. Wenda iminota yatujyanye ni mikeya, ariko mu by'ukuri wenda ubutaha byazaba byiza wongeye ukagaruka tugafatanya kuvuga ijambo ry'Imana tukabasha kurisoma. Ariko mu by'ukuri nitujya gusoma wenda muri Matayo, nidusoma igice cya 6 bitari cyane, wenda nidusoma Matayo igice cya 6 iyo uhereye ku murongo wa mbere, Matayo igice cya 6 iyo uhereye ku murongo wa mbere, hano haravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Urumva mu by'ukuri hari ukuntu umuntu akora ibintu ariko ari kwiyerurutsa, arimo gukora ibintu kugira ngo ashimwe n'abantu. Hano baravuga ngo nta ngororano so wo mu ijuru muzaba. Iminota yaturangiranye, reka dusoreze ahangaha, kandi reka ngushimire kuba waje hano. Byibura binaniye kuraje kumva yuko ijambo ry'Imana mbasha kugeza ku bantu. Hari abantu rishobora kuguhindura ku buryo ushobora no kuvuga uti reka nze ndebe naho ubikorera. Rwose Imana iguha umugisha. Reka nsoreze ahangaha, tuzasubire ubutaha. Yesu abahe umugisha. Murakoze.